Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda zacu, ubwo ndavuga gahunda za Buhuru Boy TV. Niba uzi neza ko utuye mu karere ka Rubavu cyangwa se mu ntara y'Iburengerazuba, ubwo ndavuga abantu batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma cyangwa se hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. Dore ibintu mugomba kumenya byanga bikunze kubera ko ni ingenzi kugira ngo muzaterwe mwiteguye. Mbahaye ikaze, njye nitwa Olivier Harerimana, kanda subscribe tujye twibanira buri munsi. Ikirunga cya Nyiragongo giherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC, hafi y'umupaka w'u Rwanda, muri pariki y'igihugu cya Kongo yitwa Virunga. Iki kirunga ni kimwe mu birunga bikora kandi biteye ubwoba kurusha ibindi ku isi, cyane cyane kubera lava yacyo igenda vuba cyane. Noneho reka tukugezeho amwe mu mateka y'ingenzi wamenya kuri iki kirunga kugira ngo umenye neza ahantu utuye ahariho. Icyo wamenya ni imiterere y'iki kirunga cya Nyiragongo. Iki kirunga gifite uburebure bwa metero 3,470 muri uyu mwaka wa 2025. Iki kirunga kandi kirimo icyobo kinini cyane cyangwa se lava lake, ni ikiyaga cya lava gicucitse kirimo hagati. Lava yacyo ikorwa na alkaline rich basaltic lava, izwiho kuba yoroshye no kugenda vuba. Icya kabiri ugomba kumenya ni ibyabaye bikomeye mu mateka y'iki kirunga. Icya mbere, ibiruka by'amateka by'iki kirunga. Mu mwaka w'1894 abashakashatsi ba mbere b'abazungu babonye Nyiragongo barimo umudage witwa Frederick Robert. Mu mwaka w'1977 Nyiragongo yararutse bikomeye ubwo lava yayo yasohokaga ku muvuduko mwinshi cyane. Umuvuduko byagaragaye ko wageraga ku birometero 60 ku isaha. Iyi lava iki gihe yishe abantu barenga 600. Tena nyuma yaho muri 2002 indi lava ikomeye cyane yararutse igera mu mujyi wa Goma, isenya igice kinini cy'umujyi, inangiza ikibuga cy'indege cya Goma. Iki gihe kandi abantu barenga 100 bishwe n'iyi lava, abagera kuri 1 miliyoni n'igice iki gihe barahunze. Tena ejo bundi muri 2021 hari mu kwezi kwa Gicurasi tariki 22, indi lava yararutse bikomeye. Iyi lava yageze hafi y'umujyi wa Goma. Iki gihe kandi abantu benshi barahunze ndetse hanabayeho inkangu n'ubwoba bwo gusenyuka k'umujyi wa Goma. Abantu barenga 30 ejo bundi barapfuye. Dore impamvu noneho iteye ubwoba ugomba kumenya. Lava yacyo igenda cyane kurusha izindi ku isi. Kuba hafi y'umujyi wa Goma utuwe n'abantu benshi nabyo ni ibintu biteye ubwoba. Kuba iki kirunga kiri hafi y'umujyi wa Goma, abasaga 2 miliyoni nibo batuye muri uyu mujyi wa Goma. Iruka ry'iki kirunga kandi rishobora kuza ridateguje, bityo bigateza impanuka zitandukanye. Harakoreshwa kandi amasensoro na satelite n'ubundi buryo bwo kugenzura ikirunga kugira ngo hamenyekane ibimenyetso byacyo ku buryo kizajya kijya kuruka
babibonye. OVG cyangwa se Observatoire Volcanologie de Goma, iyi ngiyi niyo igenzura ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira. Murabizi ko ibi birunga ari byo biyoboye muri aka gace. Iyo byasaze abaturage baba babuze amahoro kabiri. Urumva rero niba uzi neza ko utuye hano mu burengerazuba, ugomba kubaho isaha n'isaha witeguye, kubera ko ibi birunga bijya kuruka bitunguranye. Ndabashimiye cyane.